akenshi iyo dusesengura amavubi cyangwa ama ekipe yacu akomeye yakinnye umukino duhera ku bwitabire tukarebera hamwe hanze y'ikibuga, hanze ya pitch byari byifashe gute. Ndetse ngewe ndifuza kuza kunenga no gushima, kandi iyo ubikora byombi Samir uhera ku kunenga ugasozanya no gushima. Ngaho banza unenge tumwe nene kumva ikintu nenga. Ngenda nenga abateguye uyu mukino ari bo Ferwafa na Ministeri. Urabanenga iki? Twari twashimye uburyo bari bakoze mobilization neza. Twarabashimye pe. Bwa mbere mu nyamavu bagiye gukina nta nubwo ukabona babigize ibyabo. Ibintu nari mbizi kuri equipe nationale ya Uganda Cranes. Iyo uri Kampala niyo utazi iby'umupira cyangwa no mu gihugu muri rusange. Uribuka kera nko kuri radiorwanda ukuntu habaga ari nka match ikomeye ya Peru, bakaba bashyizeho akajingo ko kwibutsa abantu ko muri weekend hazaba match. Kandi katanya ngo dore amacenga dore amashoti bakibuka. Uganda iri bukina. Ni waba utazi iby'umupira urabifiringa. Urabibona ko bari bukine. Ujya muri bank ugasanga bana nini bazakira iki. No muri ya gahunda yo gusubira mu gikombe cya Afrika imwe bajyanyeho na 2019. Yego. Imwe bari na ba mico mirotine. Bafite gahunda yitwa mugeturumbe. Binjiraga muri banki, wagira hano gutya ukinjira ku mupaka ukabona icyapa kinini, kwa kundi ya billboard byo mu muhanda ugabona abakinnyi ba Uganda bafarukumi icyo gihe bari bagezweho n'abandi witwaga Padri Kadu. Ugasanga birahari nyine biri kunuza. Narabishimye ko Ferwafa byibura yagerageje ikagera no kuri aba ba influencer n'abande bose n'aba YouTubers n'iki bose ikagerayo ababona bashobora kuba supportive muri event. Bari abantu bibera muri angere batazi nk'urubuga rw'imikino. Ariko urubuga rw'imikino nta muntu utaruzi. Nta muntu utaruzi. Kandi mwaravuze ko ari umukebe. N'ibindi biganiro byose iyo agiye kuvuga. Kandi imbuga za sport zose zitwa urubuga rw'imikino. Niyo umuntu agiye kuvuga agiye kukubwira sport abango gisinjya numva urubuga rw'imikino kandi ikiganiro cy'ahandi. Rega sinjya numva urubuga rw'imikino ngo wenda ngo rwa Sarusi. Imbuga zose za sport zitwa urubuga rw'imikino. Urubuga rwo nari nkozi ba. Ariko hari abantu nyine bibera muri monde entertainment. Icyo rero twaragishimiye uko rubivuze mu ntangiriro z'iyi campaign yo gukina na Benin. Ariko wajya kubireba ukabona barakora campaign yo kwinjiriza ubuntu. Ngiye tuganire twese kuri iki kintu. Ni icyaha? Oya. Ni icyasha? Oya. Ntacyo bitwaye. Ntacyo bitwaye. Mwumve ikintu ndimo kunenga. Sinemera umupira w'ubuntu. Ntacyo bitwaye. Uretse gatoya no wemera. Ariko se winjirije ubuntu nyine ni icyaha? Ntacyo bitwaye 100%. Winjirije ubuntu wavuze ati muze kubona. Ntacyo bitwaye. Biterwa bifite n'igisobanuro. Numva biterwa n'impamvu winjiriza ubuntu. Yego. Iyo mpamvu niyo abantu kuri gutekerezaho cyane kurusha. Akantu ugende uvugenda kuri iki kintu cyo kwinjiriza ubuntu. Situation ihari ubu bigendanye n'uko ikipe yacu tuyizi, bigendanye n'uko tuvuga ngo ubundi twakagiye muri izi qualification cyangwa se winjira muri gahunda runaka uvuga ngo nateguye iki mfite iki bihagaze biti. Niyo mpamvu garutse ku kintu nge mpita vuga ngo nanjye ni impamvu nemera kwinjiriza ubuntu bitewe n'impamvu. Icyo ni cyo abantu bagomba gutinda. Iyo mpamvu ni uyu munsi reka nge nkubwize ukuri. Turavuga tuti abantu batangire babyige ba umupira ni business ndabyemera. Ariko uyu munsi ni business cyangwa se kipe y'igihugu aragaciro runaka igira. Ariko turebe level y'iyo kipe. Burani tukabyirengagiza. Tugomba kumenya twebwe tukemenya turi bande muri uyu mupira. Twe dukina nabandi bakina. Dufite level turiho nabandi bafite level bariho. Ngewe umbwiye ngo ekipe yacu yarateguwe ne ekipe wizeza abanyarwanda ko iri butange byo. Hari ikintu abanyarwanda tugomba kubaremamo cyangwa se ekipe y'igihugu n'abashinzwe umupira bagomba kubaremamo. Banza umuntu murememo icyizere umwereke ko ibintu byateguwe nawe ku buryo ushaka kuvuga ngo turi no kumeza tuganira n'abahurije ahantu mbere ya match. Shobora kubabwira ngo ibi birateguye bakatubwira bati nibyo. Ariko kuri situation turi mu yumunsi ngewe kuri icyo kintu impamvu nanzanye iyi deba nuko nyine Ferwafa yihishe mu mutaka wo kwerekana uburyo match yagurishijwe
kandi nyuma na nyuma bakinjiriza ubuntu nicyo barangiza bakavuga nendaga kunenga nicyo nanjye nyine nicyo nshaka kunenga barangiza bakavuga ngo Rayon Sports ngo amatike ya nayo ngo aperi mu Rwanda Premier League amatike ya nayo mwavuze ngo match iri kuwa gatanu from Monday mukabwira abantu ko kuza ari mubwire abaturage ko match ari ubuntu mushireho na gahunda y'uburyo bazajya kuri stade hari n'ikindi kintu kuko impamvu yabyo mashaka ko stade yuzura kandi murabikoze gutyo ntiyuzuye federasiyo hari uwakabaye abimenya mbere akipangira gahunda avuga ati nzaza ayo nari bwishyure nyagira itike nze nirebere match federasiyo ikwiriye kuba feya hari abantu baba baguze amatike bisanzwe bamara kugera muri stade habura nk'isaha imwe ukabona federasiyo itanze itangazo ngo umuntu uri hafi ya stade ngo naza arebe match wa muntu waguze atahana akantu ko utahanagura nabonye yarapostinze hari mu masaa 8 uvuga ngo abantu muri so postinze yo kuri social media zawe dore ikindi kintu gikomeye mu gitindeho umufana uzi ko kimwe mu binatuma match ijya gutangira abantu bakibyigana no kwinjira muri stade umufana ategereza akavuga ati ndahaguruka ariko bamaze kumbwira yuko ari ubuntu akaba atigeze abipanga muri gahunda ye akavuga ati ni umuco turabizi baratujijisha bakatubwira yuko ari ukwishyura ariko byagera mu masaha ya saa sita cyangwa abafana bagera ku kibuga uri mu rugo akabwirwa n'uwaje ko ari ubuntu umuntu agatangira agasimbuka hari n'ubimenya akavuga ati oya nari napanze izindi gahunda ese ndagerayo gute we nane n'itike napangiye ariko abivuze mbere kuri Kiruvuyanga avuga umufana akaba biza bimaranye icyumweru ko iyo gahunda izaba ihari cyane mu byapanga ndakurahiye n'akazi ke iyo mobilization ira stade yakuzura ngewe ndahamanya n'umutima nama wanjye ko iyo Ferwafa yiprononsa kuva ku wa mbere ikavaho gatanu umufana kwinjira muri stade ari ubuntu ira stade niyo bavuga ngo regira ahasanzwe no ubuntu none abashaka kujya ama VIP bishyure bagashyiraho na gahunda y'uko n'abafana abo b'ubuntu bari buze kuri stade kandi bifite n'igisobanuro ushobora kuvuga ati urumva ikipe nationale izongera kugaruka mu kwa gatatu muri qualification za Coupe d'Afrique ushobora kuvuga uti turimo turashimira abafana ko mwadushyigikiye muri uru rugendo niyo match ya nyuma yo mu rugo twabigize ubuntu hasigaye hose abashaka kwishyura VIP barishyura aya nayo radiorwanda n'andi maradiyo agahera kuwa mbere bivuga cyane irasadere kuzura ariko kwishyuza kubigira ubuntu ukazajya uvuga ngo urabona ngo hari amatike ngo rero yatanze miliyoni 14 rero yabuze yo guhereza umutoza wayo irayogura amatike erega ikiriho nuko kucyenepo yaragarutseho hari impamvu Brazil buri gihe yakiniye Marakana yuzura ifite ibikombe by'isi 5 ihora mu bikombe by'isi orayikarifiye amakopa Amerika ibihatana hari impamvu abongereza Wembley iwa yuzuye barikarifiye muri ayo marushanwa akomeye za Maroc hari impamvu amastade hariya ahora yuzuye sibyo Argentine Stade Monumento hari impamvu ahora yapfutse yuzuye hari ibikorwa ikipe y'igihugu ikora bigatuma umuntu sibyo agira ubushake bwo kwishyura icyo kintu akajya kureba urumva icyo kintu nyine akavuga ati ikipe irakomeye reka nishyure ngende ndebe ariko nyine buri gihe icyo kintu nacyo nuteranyaho n'izo situation ziba muri icyo gihe cya nyuma nuko babonye ko amatike abantu batayaguze